nde umugabo we wagiye ubwo kuryamana n'inshuti kubera iki Ngabusanethe. ufite amafaranga nagaca inyuma bashaka kumwiba Yazi phela mina from lento engiyiboniza la isisa ngibona ukuthi ngivele ngikhathazela kuwena. wumvaga nahangayikishwa nawe Azongifonela ilizwe lebusuku. umva umugabo wawe n'injoro yampamagaye Uthi uyangikhumba. arambwira ngo arankumbuye wicara ubizi Awe kwamanje. nubwo ubona muri kumwe muri kano kanya Kulo mjondo lo. muri ako kazu gato kanyu mubamo Ucabanga ukuthi kwenzakalani? Mina emsebenzini. wibuke ko nkorana n'umugabo wawe uruzi ibintu biri buze kuba niduhurira mu kazi nge n'umugabo wawe Yaza kuhle kumathipa ukuthi ngiyayibona ntago ndi guseka amatipa into yadabukisa ngemanje. ahubwo uri kwibaza ukuntu bibabaje urababaje pe Take one. Joy. ubabaje niweho Joyce Yamkela kanjani indoda esikhetha umunye umuntu uriya mugabo yahisemo undi mugore aramukurutisha elala? urakeka ubu nibwo ugiye kubana nawe wishimye You, Mathipa. Huh? Ela, mva nkubwire word to the wise. nkubwire ijambo ry'ubwenge Get a fucking life. shaka ubundi buzima Siyona yomunye umfana. shaka umugabo utari mariye mu bane wandaya we umbe bamutesheje umutwe nubwo ihabara rye umugabo yaritaye ngo ibinini hano bimurinda ama-stress afite stress z'umugabo ni ukubana n'umugabo ari kubizi ko akanya kariko kose hari abandi bagore Ithi ibinini bikurinda stress Ngawenza lutho yangikama down nje kuphela. ibyo ni ibinini bisa nk'ibinturisha sengifuna ukuthi ukhulume naye. hari umuntu ucako muhura To secure that. ni umuntu Ongaks- w'umukomisiyoneri ufasha abagore kugira ngo mu gihe bari kumwe n'abagabo babo bajye bigwizaho imitungo y'abagabo bajye kuyisha ahantu umugabo atazi wumvishije mama w'umukobwa ariko ati reka nkugire inama tugiye gushaka ukuntu ngo uza n'umukomisiyoneri uzajya ugufasha urabona umugabo n'umugore bashakanye hari ukuntu umugore atakwiyandikaho imitungo n'ubundi n'umugabo yamujyaho atari ko hari umuntu ugufasha guhisha imitungo ikakujyaho nk'umugore ku buryo n'umugabo niyo mwazashwana wazasigarana imitungo mizima Ama-offshore account. Ukuthi nakube nento zakho Joyce uyisho. nawe ukagira amafaranga yawe Ukube ngenze njalo baba ke iyo nanjye nza kubikora papa wagapfa ubu mba narasigaranye imitungo simba narabuze byose n'ubyubahiro byawe mama Bari yangaga manje. utangiye kunshanga Bengase wena yini. Ungaduza umaze igihe ungira inama ngqokeni ukuze ngikwazi ukusetshisa. y'uburyo ngomba kubanamo n'umugabo wanjye neza nkamwubaha What? none utangiye kumbwira ngo njye mwiba amafaranga ngura utubanza ngura amazu nyiyandikeho umugabo wanjye atazigera amenya yo mwibanga izo nama ni nyabaki